Hari inkuru zigoranye kumva. Inkuru z'urupfu ziza muzi imbere zivuna abazumvise. Nibyo. Urugero reka dufate niba uvuye iwawe mu rugo ukajya mu kazi cyangwa se ahandi hantu hose wajya. Mukanya nkako guhumbya abiwawe cyangwa se abavandimwe bawe bakumva inkuru y'incamugongo ibagezeho iti runaka cyangwa se nyirakanaka avuye mu mwuka. Akenshi ntabwo bahita babyumva kuko baba bazi neza aho wavuye mu rugo ugiye. Ariko nanone ni ibintu bisanzwe kuko impanuka ziraba buri munsi kandi umubare munini w'abantu dukoresha ibinyabiziga. Ari abatega amagare, ari abatega amamoto, ari abatega imodoka, yewe n'abagenda mu modoka zabo ubwabo biguriye, ari abatega indege. Nta muntu uba utari umukandida ku rupfu kuko ibyo ni ibyuma kenshi bikunze gutera impanuka. Ni nabyo byabaye ku mubyeyi wa Nirere Florence. Uyu yohereje umwana we kujya kurwaza abaturanyi mu bitaro bya Murunda, ariko nyuma gato umurambo uza gutoragurwa mu bihuru biri hafi n'aho ibitaro bikorera. Niyo nkuru tugiye kugarukaho. Urupfu rw'uyu mukobwa rurashinjwa abari bashinzwe umutekano w'ibitaro n'abasekirite bacungera umutekano w'ibitaro bya Murunda. Nguhaye ikaze mu makuru yacu. Jewe ndi Alani Claude. Iyi ni Ishyo TV ukurikiye. Niba ari bwo bwa mbere udukurikiye nagusaba gukanda subscribe, iryo jambo ritukura riri munsi y'aya mashusho urimo kureba. Niba ukoresha ururimi rw'igifaransa iryo jambo ni s'abonner. Numara gukanda subscribe cyangwa s'abonner, kanda kuri iyo nzogera iri ku ruhande kugira ngo iteka uko tumaze gutunganya ibiganiro n'inkuru zacu ujye ubibona uri uwa mbere. Reba ibiganiro by'Ishyo TV, ukande like, uduhe ibitekerezo, hanyuma usangize ibiganiro byacu inshuti zawe ziri hirya no hino kugira ngo turusheho kwagura umuryango w'abakurikira Ishyo TV. Ikaze. Ni mu karere ka Rutsiro aho babiri mu bashinzwe umutekano ku bitaro bya Murunda bashinjwa kwica umurwaza. Nabivuze ntangiriye inkuru yitwa Nirere Florence yari yaroherejwe na mama we kujya kwita ku baturanyi barwariye muri ibi bitaro cyangwa se kubarwaza nkuko bisanzwe bizwi mu Kinyarwanda. Aba bakozi babiri bashinzwe umutekano ku bitaro bya Murunda batawe muri yombi bashinjwa kugira uruhare mu rupfu rw'umukobwa wo mu karere ka Rutsiro wari urwaje umuntu muri ibi bitaro. Umurambo w'uyu mukobwa waje gutoragurwa mu gihuru kiri hafi naho ibi bitaro bikorera. Abafunzwe basanzwe abakorera sosiyete ishinzwe umutekano w'ibitaro bya Murunda. Naho umukobwa wishwe ni Nirere Florence nkuko nabivuze, akaba akomoka mu murenge wa Ruhango, akagari ka Nyakarera. Bivugwa ko yishwe mu ijoro ryo kuwa 9 Gashyantare uyu mwaka wa 2022, hanyuma bamaze kumwica umurambo we ukaza kubonwa n'umusaza wari ugiye kwahirira amatungo mu gitondo cyo kuwa 5 tariki ya 11 Gashyantare umwaka wa 2022. No kuvuga uyu mukobwa yishwe cyangwa se yapfuye tariki ya 9 z'uku kwezi kwa kabiri, ariko umurambo we umara iminsi ijya kugera kuri 3 mu gihuru. Hanyuma ejo hashize kuwa 5 abaribwo umusaza waruzindutse ajya gushaka ubwatsi bw'amatungo ye amubona mu gihuru. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murunda ibi bitaro byubatsemo ndetse naho aya marorerwa yabereye yitwa Ikizihiza Arida yemeje aya makuru ndetse anatangaza ko abasekirite babiri bakekwa bamaze gutabwa muri yombi. Yagize ati, amakuru y'urupfu rwa Nirere Florence twayamenye mu gitondo cyo kuri uyu wa 5. Ayo makuru twayahawe n'umuturage. Icyo twakoze twahise duhamagara RIB ngwize ikora iperereza turebe icyaba cyateye urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa. Babiri bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwe batawe muri yombi, bakaba bafungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Gihango. Ni mu gihe umurambo w'uyu mukobwa we wajyanywe mu bitaro bya Murunda nyine aho yari asanzwe anarwarije abarwayi bari baharwariye kugira ngo ukorerwe isuzuma harebwe icyaba cyahitanye uyu mukobwa.
ni umukobwa wari ukiri mu kigero cy'imyaka mikeya Nirere Florence wamaze gushiramo umwuka, bigakekwa ko abasekirite basanzwe bacungera umutekano w'ibitaro bya Murunda bafite uruhare mu rupfu rwe. Amakuru aturuka mu baturage batandukanye basanzwe batuye hariya hafi ndetse naho bari abasekirite bataha yemeza ko icyaha avuga ko kuri aba basekirite nyuma yo gufatwa umwe yahise yiyemerera ko uyu mukobwa yamujyanye iwe bakararana. Ni ibintu ubundi biteye ikibazo. Wenda reka tuvuge ko ni bakuru kuba baganira bakagera n'igihe cyemera ngiye bemeranya gutahana bakajya gukora ibyo bakora ari ibintu bisanzwe. Mvuze ko bisanzwe kubera ko yaba umusekirite yaba n'uriya mukobwa w'umurwaza bose ni abantu bakuru bafite imyaka y'ubukure, mu gihe bemeranijwe kuba bakorana imibonano mpuzabitsina ni ibintu bisanzwe bakaba batahana. Ariko ikibazo gihari kinakomeye cyane uyu musekirite gituma anashinjwa uruhare mu rupfu rw'uyu mukobwa nuko nyuma yo kurarana uyu musekirite we yiyemereye ko umukobwa yaje kumererwa nabi mu gihe cy'ijoro akitaba Imana. Urumva umuntu ntabwo yigeze agaragaza uburwayi imbere yuko atahana n'uyu musekirite, nta kindi kibazo cyo kuba afite ibimenyetso byo kuba amerewe nabi yari afite mbere yuko aza kuboneka yapfuye. Hanyuma uyu musekirite we akavuga ati jewe umukobwa twaratashye turararana, nyuma ijoro riguye aza kumererwa nabi yitaba Imana. Hanyuma nk'umuntu wari ufite nyine umuntu mu nzu iwanjye akangwa mu maboko, nafashe icyemezo cyo kujya kumujugunya mu gihuru. Hanyuma uyu musekirite nyine afata icyemezo cyo gufata umurambo wa Nirere Florence wa mukobwa amujyana mu gihuru ahantu hafi aho ngaho nyine n'ahantu batuye mu rwego rwo kwikuraho icyaha. Ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu binababaje, ni ibintu bitagakwiye. Urumva gufata icyambere bararanye baryamanye, urumva ni umusore n'umukobwa cyangwa se n'umugabo n'umukobwa, ntabwo tuzi stati y'uyu musekirite, ariko nyuma y'uko amerewe nabi afashe icyemezo cyo kumujyana mu gihuru guhisha umurambo we. Nta kuntu rero ibi byaha atabikurikiranwaho nubwo bitamufata, nubwo byaca mu bundi buryo, ariko bigaragara ko kuba uyu mukobwa yashizemo umwuka cyangwa se kuba urupfu rwe hari impamvu zikomeye zituma uyu musekirite abibazwa cyangwa se akabikurikiranwaho bitewe nuko uyu mukobwa mbere yuko atahana nawe yari muzima, hanyuma mu yindi minsi akaza kugaragara umurambo ye mu gihuru. Nanone wakwibaza uti se kuki niba yaramerewe nabi muri iryo joro nk'umuntu usanzwe ukorera ku bitaro agomba kuba afite abantu bamufasha, haba guhamagara imbangukiragutabara ikaba yaziwe mu rugo niba hari umuntu umerewe nabi ikamuhakura ikaba yamugeza kwa muganga. Ni ibintu wakwibaza. Nanone ukongera ukibaza umuntu ukorera company ishinzwe umutekano afite urwego runaka rwo kuba ajijutseho, bitagakwiye ko ararana umuntu cyangwa se niba banakoze ibyo bakora yakagombye kuba amureka agasubira kwa muganga, dore ko yarana afite n'abandi barwayi ariho areberera. Byose urumva nyine ni ibintu byahuriranye, ariko kubw'amahirwe make cyangwa se kubw'umwaka biza kurangira umukobwa haburiye ubuzima. Ubu rero aba basekirite babiri, haba uwari kwizama iryo joro ndetse n'uwatahanye uwo mukobwa, bose bari mu maboko y'ubutabera. RIB iriho irabakoraho iperereza, iranakora dosiye zabo ngo zishyikirizwe inkiko, hanyuma baburanishwe. Ibyaha nibibahama bazahanwe, ibyaha nibitahabahama nabwo barekurwe. Ariko wapfuye we nyine ubuzima bwe bwagiye ni Nirere Florence witabye Imana mu buryo budasobanutse. Akaba ari mu ntara y'Iburengerazuba muri Rutsiro ku bitaro bya Murunda, aho yari yavuye iwabo mu Rutsiro nyine aje kurwaza umuturanyi we, bikaza kurangira bivuye mu rupfu nyine rudasobanutse. Jewe ndi Alani Claude, iyi ni Ishyo TV. Reka ngushishikarize gukomeza gukurikira ibiganiro n'inkuru zacu, ubundi tujye tubana kenshi gashoboka. Shishikariza n'abavandimwe bawe n'inshuti gukurikirana Ishyo TV, ubaha inkuru zacu tuba twakugejejeho umunsi ku munsi. Reka mbashimire, tuzasubire mu biganiro byacu bitaha. Bye.